Igitabo cya Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Muri iki cyumweru rero turi kurebera hamwe insanganyamatsiko ivuga ngo amakimbirane. Amakimbirane niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya kabiri, umurongo wa 27 n'uwa 28. Arababwira ati, isabato yabayeho ku bw'abantu, abantu sibo babayeho ku bw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Aha rero ku ngingo y'uyu munsi, kuri uyu wa kane, ifite umutwe uvuga ngo inkuru ikubiye mu yindi, umugabane wa mbere. Inkuru ikubiye mu yindi niyo ngingo y'uyu munsi, ariko tukaba tugiye kurebera hamwe umugabane wa mbere wayo. Ubu tugiye kurebera hamwe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya gatatu, umurongo wa 20 tugeze wa 35. Ni iyihe sano ubona iri hagati y'inkuru ebyiri zisobekeranye muri iyi mirongo? Inkuru ebyiri zisobekeranye muri iyi mirongo, isano iri hagati yayo ni iyihe? Reka nshuti mukundwa, mbere yuko dukomezanya iki cyigisho, twubahe Imana dusenge. Mwami Imana ishobora byose, turaguhimbaje, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye kujye kubana natwe muri aka kanya ubwo tugiye kwiga iki cyigisho cy'uyu munsi. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera aze abane natwe, atwiyoborere muri iki cyigisho. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turambure Bibiliya zacu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya gatatu, turebere hamwe umurongo wa 20 tugeze ku murongo wa 35. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umutwe w'amagambo duhere ku murongo wa 20 haravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyo gutuka umwuka wera. Ibyo gutuka umwuka wera. Reka nshuti mukundwa duhurire kuri iri somo dusome. Aha ajya iwabo, abantu benshi bongera guterana bituma babura uko bafungura. Nuko abiwabo babyumvise barasohoka ngo bamufate, kuko bagiraga ngo yasaze. Kandi abanditsi bavuye i Yerusalemu nabo bati, afite Belizebuli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati, Satani abashate kwirukana Satani. Iyo ubwami bwigabanyijemo ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanyijemo ubwayo ntiyabasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanyamo ntabasha kugumaho, ashiraho. Kandi nta muntu ubasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko ari bwo yabona uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose, ndetse n'ibitutsi batuka Imana. Ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose, ahubwo aba akoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni. Nshuti bakundwa, ahangaha
ubwo abantu bifuzaga yuko Yesu adakomeza kuvuga ubutumwa aho ngaho, ndetse impamvu tubonye ngo yabibateye ngo niko bashaka kugira ngo babone uko bafungura, ariko baringirengagiza bita Kristo ko ari dayimoni ziri kumukoresha ibyo ngibyo. Ariko Kristo yababwiye yuko ibyadukora byose tuzabibabarirwa, ndetse n'ibitutsi dutuka Imana tuzabibabarirwa, ariko icyaha kitababarirwa ni icyaha cyo gutuka Umwuka Wera. Inshuti bakundwa, twitonde rero natwe tutazisanga turi mu cyaha cyo kuba dutuka Umwuka Wera. Aha rero dukomeje umurongo wa 31 hafite umutwe w'amagambo uvuga ngo bene wabo wa Yesu. Maze nyina na bene se baraza bamutumaho ngo aze bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati, nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati, mama ninde na bene data ninde? Abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati, dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Nshuti bakundwa, nawe muri aka kanya niba wifuza kuba umuvandimwe wa Kristo, niba wifuza kwitirirwa izina rya Kristo, nta kindi usabwa ni ugukora ibyo se ashaka, ni ugukora ibyo Imana ashaka. Nibyo njye nawe turarikirwa kuri uyu munsi wa none, kugira ngo tubone kwitwa abana ba Kristo, cyangwa se bene wabo wa Kristo. Aha rero iyi mirongo niyo ya mbere yerekana inkuru ikubiye mu yindi mu gitabo cya Mariko, aho inkuru ya mbere itangira kuvugwa maze ikarogowa n'indi nkuru, noneho iya mbere ikaza kurangizwa nyuma. Inkuru yindi niyerekeranye n'abiwabo wa Yesu baje kumufata kuko bibwiraga ko yasaze. Inkuru y'imbere niyerekeranye n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baje kurega Yesu kuba akorana na dayimoni. Inkuru tureba uyu munsi irebana n'iyi nkuru y'imbere iboneka muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 22 kugeza wa 30. Muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 22 abanditsi bazanye ikirego kivuga ko Yesu akoresha imbaraga yo gukiza akura kuri dayimoni. Yesu abanza kubasubirisha igisubizo kibanze agira ati, Satani abashati kwirukana Satani. Ntibyumvikana uko Satani yakora umurimo wo kwirwanya ubwe. Yesu akomeza avuga ibyo kwigabanya k'ubwami kw'inzu n'ukwa Satani ubwe, yerekana ko bitumvikana ko ukwigabanya nk'uko kwabaho kubabasha gutsinda, maze Uwiteka ahindura ibyo yavugaga, atangira kuvuga ibyo kuboha umugabo w'umunyamaboko kugira ngo basahure inzu ye. Muri uru rugero ruheruka yakoresheje Yesu yigereranya n'umujura winjira mu nzu ya Satani akaboha umutware w'umwijima kugira ngo abohore imbohe ze. Nshuti bakundwa, ahangaha Kristo tukwiye kumwigiraho byinshi cyane. Tubonye uburyo Kristo yakomeje gusubiza akoresheje imigani. Kristo yeretse abangaba yuko ubwami butakwiye kwicamo kabiri, kandi umujura atakwiye kujya mu nzu y'umuntu w'umunyembaraga atabanje kugira gute kumuboha amaboko kugira ngo abone uko asahura iby'inzu.
Aha rero Yesu niwe wari wigereranyije n'umujura ugiye kwiba Satani. Abantu ba Kristo Satani yagize imbohe, ariko bikwiye gusaba ko Kristo akwiye kubanza akaboha Satani, bityo akabona kumukuraho imbohe ze. Aha rero iyo dusomye nanone muri Marko igice cya 3 umurongo wa 28 tukagera uwa 30, icyaha kitababarirwa ni ikihe kandi ni iki ibi bisobanuye? Nukuri ahangaha Kristo yavuze ku byerekeye n'icyaha kitababarirwa icyo ari cyo. Aha Kristo yavuze yuko icyaha kitababarirwa ari ugutuka Mwuka Wera. Gutuka Mwuka Wera nicyo cyaha kitababarirwa. Kristo yagaragaje ko ibyaha byose dukora tuzabibabarirwa, ariko umuntu wakoze icyaha cyo gutuka Umwuka Wera niwe utazababarirwa. Icyaha kitababarirwa ni icyaha cyo gutuka Umwuka Wera, cyo kwita umurimo wa Mwuka umurimo wa Sekibi. Zirikana ko muri Marko igice cya 3 umurongo wa 30 impamvu yatumye Yesu avuga ayo magambo yo muri Marko igice cya 3 umurongo wa 28 ndetse n'uwa 29 ari uko abanditsi bavuze ko afite umwuka mubi, kandi mu by'ukuri Yesu afite Umwuka Wera. Iyo uvuze ko umurimo wa Mwuka Wera ari umurimo wa Sekibi, ni ukuvuga ko utaba ushaka kumvira Mwuka Wera, kuko nta muntu wakumva ashaka mu mutima we gukurikiza inama z'umubi. Nukuri wumva kuba nshuti mukundwa, nukuri wumva kuba ufite ubwoba bw'uko waba warakoze icyaha kitababarirwa, bigahishurira ko utakoze icyo cyaha. Kuki ubwoba ubwabwo ari igihamya cy'uko utabikoze? Nshuti mukundwa, ntabwo tukwiye kwishinja yuko twakoze icyaha kitababarirwa, ahubwo tukwiye gutinya gukora icyaha ndetse n'igisa n'icyaha kuri uyu munsi wa none. Twere kuzabarirwa mu bantu batitiriwe izina rya Yesu Kristo, ahubwo tuharanirwe kuba twaba abantu b'Imana. Icyo ni cyo ngusabiye kuri uyu munsi wa none, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Reka nshuti mukundwa, muri akanya ubwo tumaze kwiga iki cyigisho, dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, tubonye iby'icyaha kitababarirwa, ariko turakwinginze kugira ngo uturinde gukora icyaha kitababarirwa, ndetse n'ibyo dukora twemere guca bugufi imbere yawe, uzabe ari wowe udutsindishiriza, bityo ubashe no kutubabarira ibyaha byacu. Kuri uyu munsi none turakwinginze kugira ngo ude gusobanukirwa n'ijambo ryawe uko bikwiriye. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena.